ngwino. Turabashimiye nanone mwese mudahwema kudukurikira umunsi kundi. Turabashimiye mwese mudahwema gukurikira Miheto TV. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro gisha aho tuzanye undi mutumirwa. Byadutwaye urugendo runini kugira ngo tubashe kumugeraho, ariko nanone ni biba ngombwa kugira ngo tumubone tubashe kumuganiriza. Namwe mudukurikira mumenye ko hari abantu hano baba bakeneye ko bahumurizwa namwe, cyangwa se bakeneye ineza ivuye kuri mwebwe, cyangwa se bakeneye amagambo meza ahumuriza avuye ku mutima wanyu, cyangwa se n'ibikorwa byiza mu bakorera. Ngewe rero ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Miheto Marcel, tukaba dufite umutumirwa hano. Reka tumuhe ikaze nawe atangire atwibwira. Uraho neza muvande? Ntaho neza. Umeze ute? Sawa, nta kibazo. Watangira rero wibwira abadukurikiye amazina yawe, byaba bihagije, kandi nanone wihangane wongere ijwi mu gato. Oya, nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Manirakiza. Namenyereye rero ko tugira amazina abiri, ni Manirakiza gusa, ntabwo urabatizwa? Nta ndabatizwa, ndi hafi kubatizwa. Ni Manirakiza ryonyine niryo riri kuranga mu? Niryo hari ryonyine. Okay, nanjye rero tugiye kuganira. Nitwa Miheto Marcel, wajyaga unyumva cyangwa se wenda umbona, ariko Imana irabishimye ko uyu munsi twahura ikiganiro. Dushimye Imana mu mutima rero kubiduhaye umwanya kugira ngo tuganire. Wumve wisanzuye rero, kwa kundi ujya wisanzura, wumve wisanzuye, ntugire ikibazo, uvuge rwose wisanzuye kugira ngo badukurikiye bumve amagambo yawe, bumve n'ubutumwa bwawe, nabyo birashoboka. Mbese wumve wisanzuye, ntugire ikibazo. Nta kibazo. Wumve utuje pe. So abantu rero bashobora gutungurwa uburyo bakubonye cyangwa se bakubonye. Ndabyumva hari n'abantu bafite amatsiko yo kumenya uri muntu ki, kubera yuko muri iyi minsi ibintu byarahindutse. Ubusanzwe nuko byari bimeze mu minsi yashize. Umuntu yabonaga umuntu umeze muri ubu buryo umeze, akumva ko byacitse, akumva ko hari ikibazo, ariko buno hari uko wenda mu buzima busanzwe umuntu abafatwa cyangwa se n'ibindi bindi. Tugiye kuganira mu buzima busanzwe n'abantu badukurikiye babashe kumenya uburyo ubayeho, niba hari n'uwafasha cyangwa se ari neza yakugirira, akugirireho umugisha. Nta kibazo. Sibyo? Wumve wisanzuye. Njyewe rero nkurikije uko nakubonye, nifuje kuba naganira nawe kugira ngo byibura niba byagukundira utuganirizeho gatoya, kuko ese mu by'ukuri uko tukubona nuba n'abadukurikira uko bakubona, yaba ariko wavutse? Oya, ntabwo ariko navutse. Nabonye byizanye. Hari nijoro numva bukeye ngiye mu kazi, nsanga amaguru ganje gatumbye, haje agaheri. None ubwo bukeye ubwo njya mu kazi, ndaryama. Saa sita zigeze nja mu rugo. Ugeze mu rugo nicara ku fondasiyo, barangije ndabwame abo mu rugo tinarwaye, tako karakira. Bageze nkejo narwa no kugenda niryamira mu rugo. Maze kuryama ndavuga kanje ku bitaro. Nagiye ku bitaro, ubwo baragatonyora bashyiraho umuti. Sizeho umuti nkejo, mbona biri kwanga, hose gatatu mbona biri kwanga. Ndangije bampasa transfer kunjana mu mujyi. Ndi guca ibintu byaje kugenda. Naho ntabwo ariko navutse. Ubwo uburwayi bugufata se bwagufasha ufite nk'imyaka ingahe? Bwamfashe 2023. 2023? Ejo bundi? Ejo bundi. Urano kuvuga bivuze ko nta n'umwaka urashira? Nta urashira. Ubu turi 2024, uburwayi bwafashe 2023. Ko bitoroshe. Nta byoroshe, nikisi imeze. So gusa ariko ihangane, nta kundi byagenda. Hari ntabwo navuga nanone ngo nta kundi byagenda, kuko nta kindi kintu cyambere n'Imana. Mu buzima busanzwe se urumva icyo gihe bigufata wakoraga iki? Ikintu nakoraga, nakoraga akazi ko mu rugo, k'ibyo ngibyo. Akazi ko mu rugo ubwo ushatse kuvuga iki? Nakoraga mu rugo nyine ndi gufasha ababyeyi. Nari ngize ngo wakoraga kakaza abantu bajya gushaka akazi ko mu rugo. Oya, nakoraga akazi ko mu rugo k'ababyeyi.
so ubwo nyuma yaho none se uburwayi bukimara kugufata urumva wagiye kwa muganga, urumva ntabwo byari byoroshe nyuma yo kuva kwa muganga se? Nyuma yo kuva kwa muganga nabuze ubufasha bwo kugira ngo mve mu bitaro, mbuze igare ngumamo, ngumyemo haza umugwaneza abara batingiye kugurira igare, mbona hasize kwezi mbona igare riraje kubw'Imana. Ubwo ni ukuvuga n'aka kagare wicayemo urimo uragenderamo umugira neza wakaguhaye. Ahari rero tumusabire umugisha, Imana imuhe umugisha. Imana umugisha. Ubwo rero twakwibaza mu buzima busanzwe, urabona hari uko wenda abantu bagufataga mbere ugifite amaguru yawe yombi, ukiri muzima, ubashe kwitunga, ubashe gukora kugira ngo ubeho, ubashe gufasha ababyeyi. Ubu muri sosiyete bihagaze bite? Ubu ngubu se urabona icyo nshoboye wowe? Uya nanjye ndabibona, ariko ni ukuvuga muri sosiyete mu buzima busa nanjye ndabibona. Ubwo ni ukuvuga ngo abadukurikiye bamenye uburyo wenda waba ubayeho mu buzima, uburyo waba ubayeho, uburyo ubasha kubona ibigutunga biba bihagaze gute? Mbasha kubona ibintunga, mba ndi gutembera mu muhanda, nahora n'ufite ubushobozi akamfasha, ibintu biba bimeze. Ku mugoroba nabona agahumbi nkaja gusoma rose nkisa, gusigaza indi senkisa. Ubwo ni ukuvuga ujya wizigama? Ndumva uyu ufite imibare myiza. Niba ujya wizigama bivuze ko iyo baguye ugize umugira neza akagufasha, ushobora kuryaho ukagira nuko wizigama. None se bugufata wari ukiri umusore cyangwa wari warashatse? Nkiri umusore. Wari ukiri umusore. Imyaka 17. Ubwo ni ukuvuga wafashwe ufite imyaka 17. Eko numva ari none se bugufata ntabwo wigaga? Ntabwo nigaga. Narabuze ubushobozi. Wari warabuze ubushobozi. So none se byibura tuganirire muri wenda urumva abantu bakeneye kumenya, urumva yego wararwaye, birumvikana ntabwo byari byoroshe, ariko byibura rwa rugendo rwawe rw'uburwayi byari bimeze gute? Urebye rwa rugendo rwawe urabona uko warwaye, mbese urugendo rwawe mu kurwara kwawe byari bimeze gute? Byari byifashe gute? Ku byari bimeze aho nari ndwariye. Yego, aho nari ndwariye mu bitaro. Ukuntu byari bimeze, mbese tuganirizeho gatoya. Baransize mu kumba kanje nyine, kubera nyine y'amaguru gaboze, nawe urabyumva. Naragiye mu kumba kanje nyine, ukajya bandwaza mu kumba kanje nyine, maze aho amaguru bayaciriye njya kuja mu bandi. Aho hantu urumva uburyo wabaga mu cuma. None se ni umurwaza wawe ninde wari ukurwaje? Umurwaza arondwajije, rwazaga na kaka na mukuru wanje akaza na Mary. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, naho bari bumve ko tubasabiye umugisha, kuko urumva ibibazo wari urimo ukajya umuntu ukwitaho muri ubwo buryo, ahantu wari urwariye ha wenyine, urumva ko bitari byoroshe. Buriya rero hari umuntu ugera muri ikigeragezo nk'iki, urumva ni ikigeragezo gikomeye, agahita atekereza ko Imana yamwibagiwe. Wowe uri ahantu ngaho wumvaga urimo uratekereza iki ku ruhande rwawe n'Imana? Yes. Nahoraga ndi kwiririmbira, nizeye ko Imana izantabara. Yes. Wumvaga ko Imana izagutabara. Ubwo se mu gitondo tuvuga urugero, tuvuge ntabwo urumva nubwo wari urwaye habagaho kubyuka mu gitondo, yego habagaho gusinzira no gukanguka. Ubwo byabaga bimeze bite? Kuko n'ubundi buryo nsanzwe nkubona mbona uri umusore ufite courage, gusa nuko ugeze imbere ya kamera, niba ari kamera ikugutera ubwoba, sinzi impamvu wabaga uvuga neza nta kibazo, n'ubundi bumve wisanzuye. Utuganire uvuga uti njyewe ikintu nabonye wenda cyari kiguteye ubwoba ahari mu bitaro, ikintu cyari kiguteye ubwoba kurusha ibindi byose. Cyagindeye ubwoba? Cyagindeye ubwoba ni iki? Nari nzi yuko ntazataha pe. Wari uzi ko utazataha.
none rero nk'umuntu wari ufashwe n'uburwayi urwaye agahere sibyo twisanzure tuganirira abantu nta kibazo kuko burya niba ibintu byarakubayeho ukaba ukiri umwana muto ukivuga uti nje nari nirigiye Imana zikwizantabara kwizantabara kugeza ubu ngubu sibyo hahandi wari uri mu bitaro ubona byanze amaguru yawe ubona byanze aho muri wowe wumvaga uri gutekereza iki muri njyewe numvaga pe muri njyewe kuvuga ati man turabyeyi banje bayananiwe none mwana wangiza ngataha nicyo wowe uri gutekereza gusa none se waba ufite inshuti y'umukobwa inshuti ndi umukobwa da narahari ubu ufite sheri ndamufite da okay nizere ko mutazakocora ko muzakorana mariage tukabutaha tukaguherekeza tukagukorera ibindi byose ka surprise urumva wakoze ubukwe nyine urumva biba ari byiza ntimugakocore muzajye no mu rusengero kugira ngo tubaherekeze ku manwa si byose ibyo byiza none se buriya uburwayi bwa bugufata niho ndi bwibande urumva hari uko wari ubayeho hari n'uko ubayeho uyu munsi muri rusange ugereranije utabyumva nabi cyangwa akagira abatwumva nabi ugereranije ubuzima wari urimo ubayemo mbere sibyo ugifite amaguru yawe tugereranyize ubuzima wari ubayemo ugifite amaguru yawe n'ubuzima ubayemo wegereze mikoro neza nje naragendaga nkakora karaka bagahita bankutaga humbe kabati gumose ntageze n'abanyaga umugati umugati n'isura mu kazi ko mu rugo nyine nkareka gufasha ababyeyi none nyine tubigereranye n'ubu ngubu ugereranije muri icyo gihe n'ubu mbese tugereranize mbese byumve neza ubuzima wari urimo ukiragiye n'ubuzima urimo ubu ngubu duhe ishusho abantu impamvu mbikubwira hari abantu areba wa muntu uri mu kagare akaba ashobora kugusuzugura akumva yuko n'ubundi ntacyo uvuze ariko nuvuga ngo iyo tuganirije abantu nk'uku ukabaha bwa buzima wenda wari ubayemo n'ubwo ubaye ubu ukerekana itandukaniro kuko kuvuga uti n'ubu ngubu hari uko ngenda umuntu akagira uko andemera urabona nk'uko hari abo njya mbona inyuma ku gare ashobora gushyiraho ijerekani y'amazi akaba ashobora no kujya kuvoma ijerekani bakayishyira akagenda akayigeza mu rugo mbese wowe muri rusange bwa buzima wari ubayemo mbere n'ubuzima ubayemo umuntu ni irihe tandukaniro ririho irihe tandukaniro ririmo ubu ni ukuvuga ubuzima burakugoye burangoye none se ko njya mbona abandi babasunika wowe waba ufite umuntu ujya ugusunika nk'umuntu singira umutoya singiye mfite imbaraga cyari mutoya wowe ntabwo ukenera umuntu wo kuba yagusunika nabonye no mu kanya nk'ubwe ngo gusunika urambwira ngo wapi ngo nimbyihorere nta kibazo ubwo rero twari twifuje kugira ngo tuganire wenda nk'abadukurikirana niba hari ubufasha ushobora kubasaba niba hari inkunga ushobora kubasaba nk'uko ushobora kuvuga uti naracikirije amashuri ndumva nshaka gusubira ku ishuri n'iki wasaba abadukurikiranye n'abantu muri rusange bazabona ikintu nasa nakisubira ku ishuri urumva ushaka gusubira ku ishuri icyo gihe wari ugeze mu wa kangahe ngeze mu wa gatanu primaire badivuyemo mu wa gatanu primaire utabesha none wasubira mu wa gatanu oya tuvugisha Imana nasubirayo pe nasubirayo ubu wasubirayo gusa amashuri gararangira nasubirayo pe ubu ufite imyaka ubu ndabizi hari igihe umutera nk'ungabona urumva ufite imyaka 10 ubu ufite 18 sibyo umwaka wa 18 ndimo ubu mwaka wa 18 ubu myaka 18 urumva wasubira kwiga ugasubira muri kwisubira ibindi gutekereza si byazangaburira kuko wa mugana ubu nta kintu uri gukora ubonye ariko n'ubundi primaire kwiga n'ubuntu wanajyayo wenda kiba gikeneye ni reforme n'amakaye ako wanasubirayo kubera yuko ubu kwiga muri primaire ni ubuntu ikibazo ni ikigo ni iwacu ni habi cyane aha mu rugo nahagana habira mukushambira hejuru ubwo turukira hejuru naho tuzagusura tugereyo tuzaza aho gusura umunsi umwe mu rugo nta kibazo tuzaza aho gusura kugira ngo n'abantu badukurikira bamenye ko ibyo tuba turi kubabwira ari ukuri
noneho rero hari umuntu uzabona iki kiganiro tugiranye, ni ikiganiro gitoya, wenda tuzongera tugaruke, nawe uri muri mudu, ni uko twari tukubonye urimo uragenda. Nta kibazo ngo undi muri mudu, mbaga nta kibazo. Niba uri muri mudu, ni ukuvuga nibyo nakubwiraga. Ese reka nguhe urugero, ushobora urabona ibintu wanyuzemo, ushobora kutubwira kuva ku mwanya wa mbere ya story yawe, urugendo rwawe kuva warwara ukagera aho, mbese urumva, ibaza uri nk'umusore ufite imyaka, icyo gihe wari ufite imyaka 17, ibaze kukubwira ngo amaguru yawe bagiye kuyakuraho. Ako kantu kwa kundi ukatuganira kumvise muri wowe ukatubwira uti ngewe ncumva iyo nkuru, kwa kundi nahise mbyanga. Aha, umaze kubyanga rero, maze kubyanga mbona n'umundi ikintu cyahoze ntagaruriro, bavuga ati mukoro mere nawe yaranze, bati mukoro nta kibazo, tuzakomeza mbeho. Hari ukuntu umuntu atekereza ati ubu nibayakuraho sinzabona umukobwa ntireta ngo dukundane, sinzaye. Wowe ibyo bintu ntabwo wabitekereje? Ibyo bintu nabitekereje, ariko bitekereza, ariko nyimbi byarageze igihe bimvamo burundu. Okay. So ariko nyine iyo turi kuganira gutya ntabwo ari ukuvuga ngo wenda hari ikindi aba ari ukugira ngo byibura, burya ni ukuvuga muri rusange. Urabona nk'ubu tunaraganiye, hari umuntu ushobora kukubona hariya kumva ko utagira gute, utanabasha no kuvuga, ariko urabona wowe urabishoboye. Aho reka tugire icyo twisabira abantu bazabona iyi video, gira icyo bisabira abantu bazabona iyi video. Igihe kintu mbisabiye nugira ngo bazampufasha. Icyambere, ubufasha bwa mbere wifuza? Ubufasha bwa mbere nshaka kugira ngo nzisubirire ku ishuri. Ubwa kabiri? Bwa kabiri urabyibagiwe? ni ubuhera no kurya. Kuko urumva ntabwo wajya kwiga utariye. Urabona uri n'umusore n'imyambaro nayo ibikenewe. Ko nta wigiraga inama, rumwe nawe wangira inama se. Abadukurikiye sibyo bazabona ikiganiro, we akikubona azahita amenya icyo yakagukoreye, sibyo? Ariko gusa ubufasha urabukeneye. Ubufasha urabukeneye, sibyo? Kubera yuko ubufasha niba ubukeneye nawe urabibona, ntiwashobora kujya guhinga, ntiwavoma, urumva ukeneye imyenda yo kwambara, sibyo? Ubukeneye kurya. Ibyo ni ibintu bya ngombwa birakenewe. N'igare rirasaza. Ushobora kubona umuntu avuga ati ngewe ndakugura kandi kagare, sibyo? Noneho akangaka nikagira ikibazo uzafata ako kandi, cyangwa se akangaka ujya ukajyana, wenda ugiye nko mu ngendo z'ahantu habi, ukagira n'akandi kugenda mugiye ahantu nyine. Mbese nuvuga ko aho n'umuntu agira imodoka, sibyo? Akagira imodoka, akamoto, none se yabyaga ngo nuko ari bibiri? Hagize umugira neza akaguha igare, nabyo ntaco byabitwaye. Hagize umugira neza akaguha imyambaro yo kwambara, ntaco byabitwaye. Nta kibazo. Habonetse umugira neza avuga ati ngewe ndaguha ibyo kurya, nabyo ntawe byabitwaye. Ngaho rero tugiye kubwira abadukurikiye ahantu kugira ngo bumve neza ko ari ukuri, ku buryo wenda bashobora no kugushaka mu murenge utuyemo, cyangwa se n'ubufasha bakaba bashobora kubucisha no ku kagari utuyemo. Ubundi utuye mu muhe murenge? Ni umurenge wa Kinigi. Akagari Kaguhu. Umudugudu Myase. Ni Myase. Bumve ko utuye muri Kinigi, sibyo? Wakenera kugufasha biroroshye cyane. Ikindi ugiye gukora, ugiye kubwira nimero abantu bagize gute badukurikiye. Nimero yawe ya telefone. Je ntabwo ndi bubahi yanjye, oya, ahubwo wowe utanga nimero yawe, uzareba iyi video ntanzizi mu mutwe. Nta kibazo, yirebe kanzire. Nta kibazo, sanambe ngufashe mikrofone umanze uzirebe. Okay, sawa, nta kibazo. Neze kuri ate. Razireba se? Ufite amayinite? Yarahari. Okay, reka nzadufashe turebe. Areka zidufashe aziturebera.
Okay. Nimero yawe rero tugiye gusoma ni Airtel 073 98 74 67 sibyo nawe yisomere bumve ko nimero ntanze ariyo nawe yisubiremo 073 aha 073 ambo 98 98 74 74 60 7 urakoze cyane so reka turekera aha twari tukubonye nawe urimo uragenda turagutungura ntekereza ko kwari kugira ngo byibura tuganireho gatoya tuganire uko byari bimeze tuganire ikintu cyakubayeho cyateye uburwayi bwawe ubwo reka tugushimire wenda Imana nibishaka tuzongera duhure nta kibazo sibyo wenda Imana nibishaka tuzongera tutagutunguye ku buryo tutazaba tugutunguye uzitegura neza ukatuganira urugendo rwawe sibyo uko byatangiye ntago none tutari kurezima sibyo nawe wabyiteguye ubundi tuganire story kuva bigufata kugera ku munsi wa nyuma ubonye akagari kuva ku munsi wa nyuma uvuye mu bitaro reka twemere ko tuzongera guhura muri weekend sibyo iyo story neza wamaze kubishira ku murongo uko byagenze witeguye atari ubutugutunga sibyo so no kuvuga rero oya